ariko Imana ni igitangaza munsi y'ikanyara ni iwawe abarakubengutse rero ariko Imana ni igitangaza yari yaranabibaje na cyatwe twabivuganye kera bisanga ibyari igihe kitaragera rero nkahunga ntabwo byashoboka bya dushakane ariko atari urabyanyibuzanye naragukunze rwose ngwagira uti aragutereta wumva koko afite gahunda afite fresh niyo muhakaniye ibindi wambabariye ko nakuze ku bagore bose umuntu ari kurengeraho bambeshya kandi wanyero kamya ngo ntabwo yankunda ukurikiye bwabo muga mbese nawe ntabwo yankunda uri gikoteye yari afite umuga bw'iki iryo jisho nyine ryamenetse ese nuwo nguwo mugiye kubana yego uko ateye nta kibazo abandi ngo ntago namwemera kera yagize yabizi rero abantu bagiye iwacu bakunda guhura n'ibibazo bya ibi n'ibi ndabyumva ibyo nibyo namukundiye habe ne kubukira namukundiye atagiye unyiganze ko bajye banyigana ariko bana mu kino kiganiro baragutse ko umugabo n'ubu n'umwate byarabacanze Banyarudindi ajya neza ati byarabacanze Banyarudindi nawe njya mwifuriza ko yazatera imbere cyane Banyarudindi nawe ni umuntu utangaje Masego yego reka twongeye tubasuhuze kandi tubaye ikaze bakunze ba Devar TV show aho muri hose reka tubifurize kumererwa neza cyane twakarabo k'Imana nyuma kamera turi kumwe na Jafit rero nkuko mwabibonye mu kiganiro cya mbere Masegonda yagize ifuhe ry'umurimo w'Imana yarababaye kubera ibintu byinshi birimo birabera mu madini amatorero bibi ndetse byanagarutsweho na ministri w'amadini amatorero avuga ibibazo biri muri ADPR ndetse no mu itorero rya idini rya AR Masegonda ubundi cyari cyamuzanye yari yaje kuturarika yari yaje kutubwira itariki y'ubukwe yari yaje kutubwira igihe afite mariage ubwo rero ntago byakunze ko tubiganiraho neza bitewe nuko nyine yarababajwe n'ifuhe n'umurimo w'Imana ukuntu abantu barimo baragenda bawangiza ubwo rero niyo mpamvu twongeye kumubwira tuti reka twongeye dukorane ikiganiro utangariza abantu ufite ubukwe bumeze bute ni ryari buzabera hehe Masego ikaze kuri Devar TV Imana ishimwe ubukwe kuri ku itariki 12 z'ukwa karindwi niyo nene nasabye kugira ngo nzasezerane n'umugabo wankunze yego nanjye nkamukunda kandi mu gihe cyo kumukunda niwe nasabye Imana uzamfasha mu bikomeye nabuze sinzahora nicwa cyane n'ishoro bukene ko nakibasha kwikorera kuri umuntu azi kwazi kwikorera muzi ko ari umukozi tubiganiraho nabona ariko rero nge ntabwo apfa kunjyana cyenyenge imiryango wanjye itabimenye n'inshuti zanjye z'abanyamakuru tugomba kunyuza ku rubuga abandi bose bakabimenya bakabibona nge ntabwo ndagenda umukozi w'Imana tubinyuze mu murenge yego cyane tubwira abayobozi babimenye ubwo narasimbutse ndagera njya ku mudugudu njya kubivuga kubera ko n'ubundi mu gihe cyatambutse umurenge wa Kinyinya n'abana beza cyane bankoreye ubukwe umugabo wanjye yaje kwitaba Imana rero hashize n'igihe kirekire nabaye nk'usa n'ibyo gato kugira ngo najya njya ku murenge amarira akantanga imbere najya ku murenge amarira akantanga imbere kandi agakurira imbere y'abayobozi kugira batavuga ko ari umuhubizi cyangwa se umuntu yahagwa ariko nashize amanga ubu ngubu nawe iyo nibutse umugabo nasezeranijwe n'umurenge niho babinkoreye n'ubundi ndagerera mbibwira n'umuyobozi wanjye witwa Rugamba ntinabonye umusaza atungana mugenzi wanjye ntabwo ari umwana rwose ndashaka kugira ngo twege dukore ikirori ese umugabo wawe wenda apfa mwari mumaranye igihe kingana iki yego ko twatubanye igihe kirekire mwari mumaranye imyaka ingahe twatubanye imyaka myinshi nk'ingahe ugereranyije ntabwo ari 3 twari tumaranye nk'imyaka 10 yo mubana mwari mufitanye abana abana banjye twari dufitanye abana 2 mwabyaranye yego bambi ubu barahari bari Nyiranyesha na Nizeyimana biga mu kangahe biga mu wa kabiri ariko njya ngo ari mu kigo gatatu bose bazi mu cyarimo ko bagira amanota angana bari bakiga bombi yo n'abakobwa bombi umwe n'umuhungu n'umukobwa bagira amanota angana buri gihe ese aho hantu wenda mwabanaga n'uwo mugabo wawe mbere nahagana hano ku Gasave niho mwabaga kuri abapeke niho twavuye twagiye duhunga inkongi y'umuriro twaratwikiwe natwe yego warigeze kubimbwira nese ubundi kavukire ubundi nahagana Masego nose ko nisanze muri uyu mujyi niho wakuriye niho wamenye ubwenge nisanze muri uyu mujyi ubu twicaye ku musozi w'iwacu Kagugu
niho wakuriye wiyize ariho utuye niho niyize nyine ndi kumwe n'umugabo twari dutuye hariya nyine aho Gasave. none se bakubwira ko inkomoko yawe ari ahagana inkomoko ni ahantu bita mu cyari Nyamabuye. Nyamabuye ubwo ni hehe? Cyahoze ari Gitarama buriya hariya kwa sobukwe papa njye yajya kuzanayo ibikoresho nyine aho bita mu Kibumba. Yego mu Kibumba ndahazi. Nizera n'iryo hano riri hari nyine yagiye kuzana ibikoresho byo gukoresha utuntu yajyaga akora. Tuduki? Yakoraga utuntu tw'udusarandiriye akakora n'utuntu ubwo no kuvuga ni abantu bo hambere nyine yakoraga inkono z'itabi. Yarabumbaga. Akaba mu nkono tw'inshongore akabumba udusandiriye akazana hari rukongo tugurishayo kugira ngo duhayire kuko mama wawe papa wanjye kuko mama yapfuye tukiri abana bato cyane. Yego. Ese mama yapfuye ngiye mama wanjye yapfuye ndi umwana muto cyane. Muto cyane nari nkwiye kwiga nkwiye gutangira uwa mbere mama apfa. Tugure ndakoze nzi papa ariko bigezeho hano hari mukuru wanjye hano Kagugu aho yashakiye ubwo araza arantwara nkurira nyine nkurira hano Kagugu. Ubwo haje urakana gatoya. None se Masego wenda mbere yuko umenyana n'uwo mugabo wapfuye ubundi mwamenyanye mu mabyiruka yawe wari umuntu umeze gute? Wakundaga iki? Wangaga iki? Mbese gerageza dushushanyije kuko turabona umaje gukura ariko twereke mu buto bwawe wari muntu ki? Mu buto bwanjye icyo wibuka? Mu buto bwanjye nakundaga imikino n'abandi bana ngakunda abandi bana. Yego. Cyane cyane gakundana twabyirukanye cyane 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 cyane. Abantu twabyirukanye nk'abakunda cyane 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 cyane. Ni biragaragara. Ngiye nabyirutse nkunda abandi bana. Ndetse uwo mugabo wanjye sinzi n'utarabibona ku rubuga yari afite amaso ye yombi. Yaje guha n'ikibazo tukavuza iby'ubumuga. Ubundi bunamuhotera mu ijisho arebesha ijisho rimwe. Umugabo wawe? Yego. Ubwo rero byatumye ndashaka kumukunda kuko ari umurage kuri ngewe. Wamukundiye kuko bamumenye ijisho? Nabimukundiye ariko njye nabikunze ntacyo ndebyeho. Yangwa ati ngiye nagukunze ntabwo nibaga mvuga ngo kwa General Yesu. Ntabwo ntunkunze ute turabinyuza ku mucyo. Ntabwo nshaka tuciye umwijima kugenda umukozi w'Imana kaza kuza nkorera Imana mu masezerano. Ariko Masego mu gihe gito mu gihe kirekire tumaranye ko twamenyanye kera bigaragara yuko uri umuntu ushobora kuba ugira urukundo. Byanze kumva muko najya nkunda kwangana se ko nakunda n'abantu bangana. Abantu bangana cyangwa se bagira bavuga abandi ibyo bitari byo. Ntabwo nk'imikino tuba twikinira. Yego. Habajyamo bakavuga ngo ngo baraducuruza bimwe navuze mbyumva. Abandi ngo baraturiye ibyo simbikunda umuntu ubikora ibyo biramureba. Watanzanye ujya wikwikamera watanza ngaho ibi byaguzwa ngaho. Kabyare. Isi yose ikamye uzi kumenywa uziyongeza mu mujyi. Yego. Uzengeza mu bibari buri muntu wese akakumenya. Uziyandi i Kanombe. Ubundi izi kamera twe twishyuraga kugira ngo tujye kuri kamera kera. None abiki gihe kugira ngo umuhamagare uramwishyura. Ibi ntago ariko byahoze ubundi. Ni ikibazo bikunda hano uvuga mushemo bamwavuze mu gihe no kuri Zaburi. Nta kintu naburanye Zaburi na gitoya. Aho Buriziye yavuze ko umunsubiza ndamusuhuza cyane ni umukristo mwiza. Buriziye na Pafire na Yeme. N'abandi bakamirane bo kuri Zaburi. N'abandi n'abakuru ba Zaburi bose. Ni inshuti zanjye nyuma ntago navuye nshwanye nawe reka. Ntacyo nabuze ndi kumwe nabo, ntacyo banyambuye, ntacyo bandiyeho. Ubwo none abantu bafasha bakamuzamura bakamuvana ku cyariye. Nyuma naje kurwara rero turaburana na telefone yanjye nahuzaga nabo barayinyiba turana gutyo. Turaza gupininga nimero yawe n'ikiganiro cyawe ndaza kukibaha bazaguhamagara. Buriziye umukozi w'Imana Karabo n'abandi bataramye twakinaga bahariya mu Miduha. Ni televiziyo bango niyo muri Kristo Yesu bugingo bushya. Ubugingo bushya yiba wize iyo TV ubugingo bushya. Nta kibazo bazongera ducaka batubone. Kandi maravuze ngo baraje. Niba baravuze ngo baraje tugiye gusenga Imana dusengera ko nabonye Imana yari ibintu igiye gukora. Reka turize Uwiteka Imana yararakaye ikintu igiye gukora. Duhurije kuri iyo ngingo reka ngire ikintu mbwira abantu. We muntu dukurikiye kuba wihanganye ukadukurikira ikiganiro ukaba ukigejeje muri iyi minota buriya nkubwira ikintu kimwe
ku isi umuntu abaho rimwe. Ubwo ndimo ndabwira umuntu dukurikiye. Iyo ugize amahirwe ukabona umuntu nka Masegonda, ukamubona akaba ari umuntu ufite ubumuntu, ukabona ko ari umuntu ufite ubumana muri we, ukamukoreraho umugisha, uwo mugisha wawe ntuzibagirana kuruta uko wajya gukorera umugisha ku muntu muhanyije ubushobozi. Rero uyu munsi ndagira ngo Masegonda muri ubu bukwe afite agiye kubidusobanuriraho neza, tubwire n'uwo muntu babana aho bahuriye, ariko uze kumukoraho umugisha basi niyo waza kumuha ibihumbi 2 byonyine, 2 kabisa. Kandi iki kiganiro gisharinge mu muha amafaranga, mu mushimishe. Masegonda azakora ubukwe tuzaze kumukamera arimo aragendera muri V8. Yego sha waratekereza no kuri none wari wagenda muri V8? Oya bungu nyine ngo zayigera ntawo n'indege buranzayijyamo byose humura, ikimana yaremye cyose uzakijyamo mu gihe ugihumeka utarapfuye, haracyari ibyiringiro ko ibyo byose byakubaho. Siko bimeze. Rero icyo nakubwira niki Masego, tunyuriremo muri uwo mugabo wawe rero akimara gupfa yapfuye yishwe n'iki, byari bigenze bite? Asekimara gupfa wabitekereje? Umugabo yararwaye nyine ko bisanzwe, ni urupfu rwamwiciye rw'ikirago. Arapfa arigendera, harataha nyine birarangira. Hari ikindi se akimara gupfa ndagira ngo turebe uwo munsi yari yapfuye. Uwo munsi apfa mu rugo byari bimeze bite nimba ubyibuka? Mwari muri hehe icyo gihe? Icyo gihe ntago yapfuye, Imana igene n'igisenyi mu murimo w'Imana. Bamamagere ntashye, nsanga bangije gushyingwa, nta kintu agomba kurenzaho, nareze ndihanagura nyine byabo. Bamushyinguye ntago wigeze ubona yapfuye bataramushyingura? Abana nibo bari bahari mu rugo banjye bakuru, mfite abana 2 bakuru. Ubwo se byari nka ryari? Byari mu buhe mwaka? Ako mwaka nacyo mbese nzakugenza nzabaza numve bakibyibuka. Uzabaze. Nige twakoreye ubukwe kirahari, biranditse birahari. Ngiye rero nagiye kwa hari kiro ngiye gusaba kwira mwirangamimerere, none abantu mwirangamimerere n'abana beza nongenya, ariko shani ntimunyekana handitse mugure nyemibwa nabigira abagabo Yonasi. Ninge nibuka mu mbwira nyine abari ba free society bakora nyine mwirangamimerere. Batisha bati kuko arimo hano ngwino tukwereke Masago, ngwino tukwereke. Mubonye babo nakubisaba nikubise hasi. Ifoto warayibonye? Muhagaze gutyo inyuma gutyo nyine. Ayiwe. Nongeye kumana nagize gutyo no kuko nawe andahiri turahira. Yego. Fashe kwiza kandi pe yari umwana mwiza. Abo kambwira abantu bashatse bajye bashaka kuvanga ibintu. Iyo nibutse wamwibuke. Iyo mwibutse mbese. Ariko n'ubundi wose ibintu byamoshya Imana avango yarashumbushije. Burya nukagagira umuntu Imana yagutoranyije ni uwo nguwo. Ikintu namukundiye kari nkikubwiye twahuye, yaje muri cya kifuzo twe dufite hari cy'umuduri. Akora imiduri. Ngo nabyumvisha boteka mu mushire. Aja mbonye tukubitanye. Mbese twaragize guhobera yarinje kuntereta kare. Umugabo? Yewe ngo ati nanjye nfise ngukunda. Byari se? Yaje nzaniye umuduri. Cyagiye utangira kurimbira ku muduri se? Yari anigiye twari muri hari yayibonye cya kiganiro cyane nawe. Nibwo yakubonye uwo mugabo? We yarasanzwe azi ariko yaboti ubwo yifuza umuduri nzi gukora ariko ngumukora umunsi. Uwo mugiye kubana? Oya mwahuriye mu kiganiro nge nawe twe turi kumwe? We yatwanye mu kiganiro cyanjye nawe? Yagikurikiye nyine ati afite ikibazo cy'umuduri arabubangara wunzanira. Ikiganiro nabakoreshaga hari? Cyagiye turi muri bari twarigiye nawe. Yego. Twageze ikifuzo cy'umuduri. Cyagiye twasha dose. Nibwo yakubonye? Yarebye ikiganiro we ari iwawe biri Gitarama. Yego. Nuwo hari Gitarama nyine hano bita ariko Imana ni igitangaza. Munsi y'ikanyara ni iwawe. Abarakubengutse rero. Ariko Imana ni igitangaza. Yari yaranabibaje na cyatwe twabivuganye kera. Bisanga yari igihe kitaragera. Rero nkahungani ntabwo byashoboka bya dushakane. Arangwa teri urabyanyibuzanye naragukunze rwose ngwagira uti. Aragutereta wumva koko afite gahunda. Afite fresh niyo muhakaniye ibindi. Wambabariye ko nakuze kubagoroza bakamwana kuringiro bambeshya. Kandi wanyero kamya ngo ntabwo yankunda. Ukurikiye bwa bamuga mbese nawe. Ntabwo yankunda ugikoteye. Yari afite umuga? Bwiki? Iryo jisho nyine ryamenetse. Ese nuwo nguwo mugiye kubana? Yego. Uko ateye nta kibazo. Abandi ngo ngo ntago namwemera. Kera yigize yabizi rero abantu bagiye bacu bakunda kuba n'ibibazo bya ibi nebi. Ndabyumva. Ibyo nibyo namukundiye.
habe ne kubukira mukuriye atagiye unyigana ko bagiye banyigana ariko bana bikire kiganiro baragutse ko umugabo n'ubu n'umwate byarabacanze Nyarudindi ajya neza ati byarabacanze Nyarudindi nawe njya mwifuriza ko yazatera imbere cyane Nyarudindi nawe ni umuntu utangaje Masego naratangaje Nyarudindi ni umuntu Imana ikuye kure imukuye ahantu habi ndabize gatwakiranye cyenda muzi nanjye kandi afite Imana nukuri karega ni natwe twese ko twicaye hano twese tuvuye habi nanjye ni musare mveyo uwo turi hamwe rero kereka nkubwire mbikwiga nk'umunyamakuru wanjye icyo namukundiye nasonye muri Ezekiel Imana yampamagaye ngo umwana w'umuntu ngo ugenda wikwira ibumba ryawe uzuri kate rishashi mwibuka kate ibumba neza bitamwibuka kata neza akegura ibumba neza akarizana akajya mu isi akajya mu nkwi akaza gatwika iyo ni imirimo yamburaga ndumwe ne nabonye umutware umfasha nkamufasha kumfasha gukora nanjye imirimo uwo mugabo mugiye kujya mubumba ibumba mwese tubona amafaranga nagukena dushakishe n'inzu twayiyubakira tubonye dukorera icyo dushaka n'igisho cyaho twakorera gusa nawe arabumba ni umubumbyi sawa ubwo rero isigaye agashya uko ari kose ni uko iyo turi hamwe tunaganira ubona tureshya ariko buriya hariho nta musumba buriya hariho nta musumba buriya ni uko areshya kose aramaze basi nkemera azi gucuranga umuduri niyo utaramutumira se nese wazamutuzaniye Masego mbabarira jewe amatike nzayaguha kandi n'abandi bantu bari hano bazadufashe twe tuzakodeshe n'imodoka imuzana basi nta kibazo nzamukuzaniye tubiganireho uri wo mugabo ukora ameze aze gucuranga umuduri ariko reka nsaba abadamu bajya babibuka abagabo b'abandi bambabarira rwose nibareke niba kureki bamwihorere ngo nanjye ngo ntago ngo umukecuru yagira umugore ngo nafite ngo umugabo ngo bikunde nuko barajya nzarware nkijijwe vurima nzabahabure mu mwuka nzabahinduriye mu mwuka uzayumva ukuntu iryoha nzagira ifenge mu mwuka kubera iyo mpamvu nibatureka ahubwo niba dushyigikire nawe nibasenge ibonera birobereye yaba finish Imana yanyizanye oya nibakure kunezerwa Masego nabwo ni se inene yitwa Anisete na Steri y'ibisengera yitwa Aniseti na Siteri witwa Aniseti yitwa Aniseti na Esteri njye nkitwe Steri urumva mujya kwambara amazina yanyu ajya costume ndashaka rero iyo nteri gikumwe urumva nishumbusha ari ishumbusho urumva zagiriwe akamaro bantu bambaye nta byamoko nagendeyemo ahubwo gusa impamvu abandi hago ariko bashaka kati ibumba nta no kuryikorera aba basiba bejwe twagiye twaciye angana nyine bikazaje ariko oya ntago Imana yabyemeye bene data mu ndeke nakoze kwisobanuye neza ntago naciye byo cyangwa nta moko ngenderamo umuntu wese ndamukunda n'umuvuze mbana nawe uhera kuri ya ndirimbo naremye ngo nkunda ingabo kuki yakunze ingabo zonyine ntakuri na polisi giye nkunda abantu bose muri rusange nta muntu mvona ntago numva babwo n'ikintu kibi kandi bavuze ngo dore ngo wa undi ngo wamamara ibyo bamwe bakabimwambura akabyijyanira wayaburya igitabo cy'abakorera cyabivuga ngo dutungishije benshi wandi uwo muntu yabaye ku bwanjye nta yarabaye nabi umuntu azana imifuka y'umuceri bamuhaye umunangi bamaye undi merci beaucoup Masegonda ariko yaranabyibushye Jafeti reba amataye reba amataye ahubwo ngaburi azatwara umuntu ugaragara ushyitse ni umunsi wa tuzafata hano ikancanga ngaburira ahubwo reba ukuntu ugaburira none se Masego uko nuko byibuha gusa kubera ko wumvise akubwira yuko mugiye kubana kandi ubuse nimumara kubana uzabupima ibiro bingahe ko ibuno ryabaye ibuno ahubwo ndi gutinya ahubwo ndi gupfa ndi kwibaza impamvu eka nawe reka mare gusinya ngewe yego mu rusengero turi kubaho tuzasezerana ngo nanda nize ko azansezeranya ko n'isura gusanga barangiritse Pastor Korode azagusezeranya oya ubuse we ntabwo yabaye nk'abo ngabo indi jewe nzasezerana n'abanyamakuru nibo muri abazima samugakiri abanyamakuru nabo ari bazima bantu mwapinga abanyamakuru bakanabatokana bakamirana muzapfa mupfe nabi mwagarukiye hafi raho nibagaruke nk'uko nahoze ndeba n'intoki zabo Imana zazanye ibibembe n'abapasiteri ibintu kizanye muzijabike mu mazi rata muri ko mwagarura none se umunyamakuru uzagusezeranya ninde nushaka uzitakaze wambara costume usezeranya nanjye nasezeranya ariko dusezeranye rwose wenda ariko Nyarudindi ko mbona nawe akiri mu Nyarudindi ni umukamirani ni umukamirani nawe ababireba nyina bikamira ariko uzukuru ubwo buko bwabukurikiwe
Nyarudindi kurikira umukino rata. Ako site ngo ndajya mwenyurira ngo nzabarinda. Nyarudindiri nuko muri iyi minsi nawe yagize ariko turaje mu kanya tubimusabe turebe niba yagusezeranya wenda atwemerere mu kiganiro agaragaremo nk'amasegonda arabitubwira. Reka rero Masego mbere yuko iki kiganiro tugisoza banza duhereze nimero yawe ya telefone abantu bakoreza amafaranga barebe baje kuyaguha umura. Nomero ya telefone ni 07 9 13 7 2 0 75. Yisubiremo 07 mwandike neza 9 13 7 0 je ne sais pas. Dusubiremo 07 9 13 7 2 0 75. Ariko uracya ufite mu mutwe harimo. None se ubundi wenda tugana ku musozo ikintu ubona cyakugoye cyane mu bukwe ubona abantu bagufashamo ni nk'iki tubwire nk'ibintu nka 5 ubona byakugoye kuko umuntu ashobora kuba atanafite ayo mafaranga ariko afite icyo yaguha. Umuntu ufite icyo kurya cyangwa no kwambara yabakoze. Icyo kwambara iki kenewe ni igiki? Imyenda yawe ntayo ifite y'abageni? Nayo. Imyenda y'abageni ntayo. Imyenda y'umugabo? Nawe nayo. Inkweto zawe ni z'umugabo? Dufite nizi ngizi. Oya isa ntabwo wasijyana gusezerana kandi tuzatugufirima. Urumva none izo abantu ubwo barebe ibikenewe ibyo kurya ubwo icyo ukeneye umuceri ibirayi ibishyimbo amavuta akawunga isukari amavuta nabivuze yego nibyo ngibyo baba bakoze cyane mu nzoka akaba harimo ikintu. Ndagira ngo mbwire abanyamakuru mureke ibi bintu twebwe ubwacu bizagere kuri izo tariki twabyishatsemo. Masegonda mwaramukoresheje mwaramucuruje mwakoze buri kimwe ikindi cyo giye kugira ngo Masegonda ntazagira umuntu uza gutera kamera atagize igihe naguha. Yego ko niko bimeze. Nimero ya Masegonda mwayifashe n'abandi ba diaspora mu mutera inkunga mu mwoherereze amazina harya baruyeho ni Esther. Ni Esther mugore w'inyamibwa mu mwoherereze nimubona hari ikibazo mushidika mu murimo wenda mu muribaza muti bimeze bite unyihamagare kuri 0788555784 umbaza uti nimero wenda ko twabonye hari handi mazina wenda ashobora kuba yitanze kebishya mu mubare icyo gihe iyo nimero yanjye genda kuyobora mwe nimero ya Masegonda muvugane. Ufite nimero ya WhatsApp? WhatsApp no se touch ngire kubize kuri mwa touch afite muhere no kuri iyo touch kugira ngo azafata amafoto y'ubukwe. Kandi ndatekereza ko rwose urakoze gutangaza iyo nkuru ni byiza cyane ku itariki 7 nibyo 12 z'ukwezi kwa 7 ejo bundi muri uyu mwaka. Ubwo rero turabashimiye mwese mwadukurikiye mu kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje igeneye karabo k'Imana ibindi Imana iturinde. Masego uzamamagare vuba bidatinze mukuzanira ndagiye mu bwe ndagiye ukiranure